umujama yagiye aca kuri uwo wundi bari kumwe akubita Ngabo abari wagonga amugonze umuhungu yikubita hasi akana n'urumva kahise gasa bise nyine yabakimukora undagwa hasi ahita muca harakomeza aragenda ya yasubiye inyuma yego yamugonze ago hasi ariko atarapfa nyine asa nko yabanje umutwe asubira inyuma arongera aksera sasa mucaho buretse gato yamugonze inshuro ebyiri yego nukuvuga ngo Mugisha yagonze Ngabo yikubita hasi ariko ntiyahita apfa yamwikubise hasi urumva ahita yaksera aragenda urumva bona amakosa we yakoze yakomeje atajya kuri polisi yo mu Busanza agezeyo arabeshya ngo yakoze accident ngaramuganga ari kuri moto ngo yagonze umumotari urumva twe tuvuye kuri polisi ya Kicukiro baduhamagaye nk'abantu bari bahari dusanga amakuru yatanze aho abanye n'ibyahabereye Slim Jesus kuri table nuva mwari mwahuye nka groupe hari groupe mbwiye muri WhatsApp mwabanaga ego twe twasohotse bisanzwe ariko we ntago twari kumwe nawe we twahuriyeyo nawe nta gahunda mwari mufitanye nawe oya nayo ego urumva ubwo rero yabanje gushwana na Adolphe uwo mushiti wacu wundi we uyu Mugisha we yari yaje nta bantu yari kumwe nabo nta muntu yari ari kumwe nawe yari wenyine ego kuko no mu gihe cyashize Jonde baramufunze kuko yari yasinze amufata yasinze ego byatangiye bamubwira ngo ntutware ngo utarara muri gereza nyine ibintu nk'ibyo ari kumugira inama nyine nk'abashuti be ego we afunze umutwe aratangira avuga ngo nimumenyere imodoka ni yanjye ibintu nk'ibyo nyine niko gushwana rero Ngabo aramubwira ngo ibintu urimo ntabyo uzi urumva ngo ushaka kuba warakunze gereza ndi nawe ahita amusubiza ngo kandi ngo Ngabo ujya umenyera nzakwica nuko yamubwiye Mugisha aramubwira ngo ujya umenyera nzakwica yego undi nawe ati ngo network Jesus umva wari ucitse shushu oh my god urumva ahita amubwira nabivuye nabidetse ahita amubwira umva bari kugwamagarira moto ni ubwundi kunyumva ndi kukumva aho ndakumvishe uyu Mugisha ahita ndi nawe arambwira ati ego Ngabo aramusubiza ngo ibyo bintu ukunda kubivuga ngo ngaho nyica ego urumva undi arambwira ngo nkwice ngo nyica undi nuko yinjiye mu modoka hari umutipe ubana na Ngabo witwa Fabrice natwe turi kumwe Fabrice yarafatanye na Ngabo ku rutugu undi yinjiye mu modoka araakserera ahushura umwe ko kundi bari bafatanye turi ku ruhande twebwe ahushura umwe ahita amukuraho aho ngaho mwari mwasohotse mu kabari ego turi muri parking dutashye bacyoranye baratongana none se niba batonganye ari muri groupe kubera iki Ngabo ariwe byabaye ikibazo urumva ukuntu byagenze Adolphe yabanje gushwana na nuriya Mugisha n'uyu Mugisha yari afite bifu Ngabo za kera bisaga kuko yamumanuye muri groupe kubera gutukana aramumanura aramubwira ati wowe tuba tugukuye muri no groupe uteza amahane niyo baguserereje urarakara baheraho bafitanye bifu bamaze kugirana bifu nibwo rero urumva bahuriye mu kabari so nukuvuga ngo tugaruke gatoya ahangaha tugaruke gatoya bagiye gushyingura uriya musore wishwe n'ikamyo muri Amerika niho amakimbirane yaturutse amubwira ko azamusange muri Kigali kuko Mugisha oya ntagara aho ahantu byaturutse ni muri groupe igihe amumanura akamukura muri groupe ngo kubera gutukanaga amahane ego ararakara yamukuye muri groupe ararakara maze kurakara amubwira ati kuki mwamaniye muri groupe mwamvanyemo baramubwira ati hano twavanyemo abantu bagira amahane hano no groupe turasererezanya twese tuba tuzi ubuzima twabayemo nimba banakubwiye ngo ni iki ngo uyu mukobwa nyine yarafite umukobwa babeshya ngo ni umukazi niwe kandi nyine ari sheri wiwe umukobwa aba hano mu Rwanda yego imba bagusereje icyo kintu nyine barakigusereje kuko ubeshye ngo uwo mukobwa ni umukuzi wawe kandi ari sheri wawe uyu Mugisha niwe warabeshye muri groupe Mugisha yarabeshye ngo umukobwa ni umukazi niwe kandi ni sheri wiwe yego
ntabwo bijya byagacamo nyine arakiri kumutereta bisanzwe. Barabimenya ko atari umukuze wiwe, babimubwiye nyine atangiye kurakara, atangiye gutukana ngo ibikobwa biri muri groupe ngo ibisore, baravuga ati no muhungu reka tube tumumanuye. Baramumanura bamukura muri groupe, bamukuye muri groupe. Iyo groupe ntabwo mwayibagamo? Tuyibamo. Hanyuma uwamumanuye ninde? N'uyu wapfuye. Ni admin wacu. Yego. Arangije araneka amakuru, aravuga ati ninde wamanuye, kuko urumva babamanuye ari benshi, babamanuye ari nka 6. Amenya amakuru, amenya ko ayo makuru ari Ngabo wamumanuye. Yego. Aravuga ati ni gute Ngabo yaje ansanga muri no group akaza kigira admin akaba amanuye, atangira kugira bifu imeze gutyo. Undi mushuti wacu umwe bita uriya Mitari arongera aramuzamura, amusubiza muri groupe. Amusubije muri groupe aramubwira ngo niko wangegera ngo gute wamanuye muri groupe, ngo waje uyinsangamo none utangiye kuza wigira admin. Ngabo arongera aramubwira ati ahubwo David niwongera kuntera umutwe ndongera ngera gute mumanure. Baheraho baterana amagambo, turavuga ati mureke guterana amagambo, ibyo ntago ari byo, utazajya joininga tuzajya tumukura muri call. Barongera avuga ati David n'ubundi arakara nk'igifura, n'ubundi hari undi mushuti wacu w'umukobwa baba bamaze gushwana muri groupe, ati reka twongere tugire gute tumumanure. Bifi bihereye aho ngaho, bahurira bakukiriye nyine, urumva ababa hariya hanze bose bahurira muri Michigan, kukiriye kuri muri Missouri. Bahuriye nyine, urumva babayo aba mu Rwanda kuko ntabwo twari kujyayo. Bahuriye baramubwira ngo sha wowe uhora unserereza, umunsi umwe tuzikaragurana, nyine bavuga ngo bazarwana. Arundi ubibwira undi? Uwo Mugisha abibwira Ngabo uyu wapfuye. Aramubwira ngo Ngabo ahita amubwira ngo ntituzarwanira aha, tuzarwanire tutaje mu kiriyo. Ati hano twese twahuye nka groupe tuje gushyingura, nubwo nyine abatari baziranye twese twamenyanye, birarangira bihera aho ngaho. Aho baziye mu Rwanda bagatangira kugira gute, umwe avuga ngo sinshaka, nyine uriya mujama ameze nk'igifura, arakara nk'igifura. Yavuga ngo turi abajama barakavuga ngo reka ntabwo nabiteza. Ubwo birangiraho nibwo nijoro bagize gute bacakiranye Green Lounge. Ubusanzwe twanahuraga twanasangira nawe, ariko ntitugire gute ntitube turi kumwe. Akazaga nyine twahahuriraga, ntabwo twapangaga we kugendana kuko ntabwo tubana muri groupe, ntabwo haza inshuro nyinshi. Akaza akatubwira ati ndabasanga Green Lounge. Twaza akatujoininga kuri table agatagera gute akajya kwikina biri yaza akabari bwo tugabana agataha, twese tugataha. Nibwo rero nijoro byagize gute yaje aravuga ati muri kumwe nabandi, batangiye baterana amagambo, batangiye kuzana ibyo mu nkambi iwabo. Umujama aramubwira ati twese twaciye mu buzima bubi, wikomeza kubuzana hano ngaho, reka bigende neza. Baramanuka bagira igihe gute bagiterana amagambo. Bavuye mu kabari aho ngaho, bavuye mu amasaha nyine yo gutaha yarageze, baramanuka bajya hasi. Bagiye hasi bajya nyine bajya kuri parikingi, batangira guterana amagambo. Umwe nyine mukuru umwe muri bo arambwira ati wikomeza guterana n'iki amagambo n'uriya, mwihorere mugiye gute mutandukanye. Majya arambwira ngo we nzakwica, nyine ubwo ari kubwira Ngabo. Ubwo urumva bamaze kumutandukanya, bajyahereye kare barwana. Hari umwe nyine twa Dolphine wo mukuru nyine wo ni igisore, yamufata aramubwira ati ndakujugunye pfiriya, jya mu modoka utahe. Yamara byanga aravuga ati nta kibazo. Bagira ngo aragize gute aratashye, urumva yinjiye mu modoka. Amaze gushwana nabo bose, bamaze gushwana, bamaze no kumukubita ingumi kugira ngo atuze, yinjiye mu modoka atahe. Yinjiye mu modoka bagira ngo aratashye, bafata Ngabo kuko urumva Ngabo bamaze kumufata ku rutugu, bari kwigendera bagiye kujya mu modoka. Uyu nyine bagonze, umujama yagiye aca kuri uwo wundi bari kumwe akubita Ngabo, aba ari wagonga. Amugonze umuhungu yikubita hasi, akana n'urumva kahise gasa. Hari video nafashe sinzi n'abandi ko twayisakaje, video abantu benshi bashaka kuba bayibonye. Umwe aryamye hasi, akanuruza oya nawe mfite. Hagire ufite ni telefone aho? Yego irahari.
Okay, agira umuntu wandika nimero yawe, agira umuntu yandika nimero yanjye muri hano muri big screen. Please. Agira umuntu wandika nimero hano mwandike nimero. Okay, uwo nafata telefone ni musobanurire ariko ndafata telefone itanyereza iyo video. Ko video mfite namo itandukanye niyo ngira kuvuga. Komeza. Video dufite ni imwe ambulance maze kuhagira atangiye gusamba abashuti bacu batangiye guteza akavuyo kuko ya ambulance yahageze. Yimpe ntabwo urangira. Ari gusamba. Komeza. Nibandike nimero umuntu ufite nimero yanjye nayandikemo hano hanyuma uwo mugenzi wawe ahita Okay, wayibonye. Ira y'inkongomani. Andika. Agira inkongomani. Nase ngende umukongomani. Okay, komeza umbwire. Urumva? Ubwo niko kumugonga. Yikubise nyine yabakimukora undagwa hasi ahita muca harakomeza aragenda ya arasubira. Yasubiye inyuma yego yamugonze ago hasi ariko atarapfa nyine asa nko yabanje umutwe. Asubira inyuma. Arongera araksera sasa mucaho. Buretse gato yamugonze inshuro ebyiri. Yego. Nukuvuga ngo Mugisha yagonze ngabo yikubita hasi ariko ntiyahita apfa. Yamwikubise hasi. Urumva ahita yaksera aragenda. Urumva bona amakosa we yakoze. Yakomeje atajya kuri polisi yo mu Busanza. Agezeyo arabeshya ngo yakoze accident ngaramuganga ari kuri moto ngo yagonze umumotari. Urumva twe tuvuye kuri polisi ya Kicukiro baduhamagaye nk'abantu bari bahari dusanga amakuru yatanze aho abanye n'ibyahabereye. Dusanga ngo yavuze ko we yahise agenda ajya kuri polisi. Ega ajya kwirega. Yari yamaze kumekinga sho ko ngabo yapfuye. Oya kuko urumva we yahise yaksera aragenda ntago yamenye ibyakurikiye. Baramugonga ahita yiruka aragenda. Mwabirebaga n'amaso yanyu. Mwihangane pole sana. Sharing live. Guys, mutapinge screen kugira ngo network yabigaruke. Come on people, musharinge mutapinge screen. Tapping the screen. Amavideo nayaguhaye nguhaye nayiwe asanzwe. Amavideo nayabonye. Yego. Amavideo nayabonye reka inze Jesus Christ. Inze none ukomeze ubu wakomeza. So ndavuga accident mbere ko tugera ku byabereye kuri polisi. No kuvuga ngo aho ngaho ibyo byabaye muri hanze mwari mwamaze gusohoka hanze mwari kwa undi nyine Green Lounge umva amasaha yageze saa 8 barabasohora murataha. Yego. Urumva twere twatashye turabwana ntabwo dushaka gutaha reka dushake muri abashiti bacu turi kumwe aho dukomereza. Urumva we ntago bamushakaga nyine kuko yari afite amahane ko yabanje no kurwana no mushito wacu twa Adolphe ariko mbwa ati taha ibiki n'ibiki kuko basa nkaho banarwanye kuko Mugisha abanje gukuraho kiriya kiboro bafungisha amapine y'imodoka. Inde wagifashe? Mugisha uyu muhungu. Urumva arakimukubita we yashaka gukubita siwe cyafashe undi mushito wacu twa Shema ariko nawe agifatira aragifata kitaramugeraho nyine gisa nk'icyari kigiye asa nkaho ashaka kugimukubita nko mwijosi. Uwo wundi twa Shema aragifata kiramu nyine cyahushijeho cyagomba gufata kigwa kuri Shema kimugeraho nambaraga kigifite. Ariko nawe target yo ashaka kugikubita ngabo. Yego yashaka kugikubita kabirimo. Yego. Hanyuma uwakubise uyu mutipe ngumi ninde? Uwakubise Mugisha ngumi ninde? Ni umushito wacu witwa Adolphe. Kuko Adolphe yambwiye ati bifu mfitanya na kuba ngiye ndikubwira ngo taza uko nkwanze ibiki n'ibiki urumva
ati kuba ndi kukwirukana igikwirukanye ku giti cyanjye kuko urumva Adolphe yamwirukanaga akabishyira kuri Ngabo ngo kandi ngo gukorana iki gitipe ngo muri kumwe ngo cyangwa ngo ibikini cya Adolphe Ngabo bishaka kubishyiramo Ngabo ndi kwivugira ku giti cyanjye ntabwo Ngabo ari umuntu ndusha ubwenge ku buryo anyoshye kwa Ngabo ni umuntu ucisha make pe ku bantu banamuzi agira story ariko acisha make nyine nta magambo menshi aba afite urumva ubwo rero Adolphe kuko Adolphe na Adolphe basa nk'abarwe hano mu gatuza birarangira niko kugira gute no kabiri niko kandi nyine basaba ngo kandi kabiri ngo nzakwica ngo nyicara undi ntago ari ubwa mbere ubivuze ngo nkwice undi nawe kubera umujinya bayinjiye mu modoka urumva niko kuza abantu kabiri me yarafatanye n'umuhungu babanaga witwa Fabrice bafatanye ku rutugu baje baramuhushura asa nk'uguye hasi undi nawe asa nk'usubiye inyuma gato ahita yakserera tamucaho so ngo yamuhushuye abonye aguye hasi asubiza imodoka inyuma none araza aramuhora ahita afatiraho sasa yamunyuzeho bwa kabiri atanakomeza atanagara ahita agenda ni ukuvuga ngo we yagiye atazi ko yapfuye Ego ashaka kuba yagiye atazi ntagazi ashaka kuba atazi ibyo yakoze ariko kuko ukuntu yahise ajya kuri polisi simamenya neza ukuntu byageze kuko twebwe twaze tujya ahantu yabaga twari tuhazi nyine hari apartment twigeze kujya kumusuramo ku Gisozi twahise tujya tuzi ngo no tumusanze turamubura okay mugeze kuri polisi agiye kwirega kuri polisi yo mu Busanza bahise bamufunga byagenze bite bamufunze yageze baramusigarana yego ariko bamwimwe bamuzanye kuri station ya Kicukiro so akihagera akirega polisi yavuze ati guma yego bamugumanye yakoze statement ngo agende ntabwo yageze aho ubwo baramufunga nyine araryamye aho ngaho kuko umutima hari ukuntu wari gutera nyine usha nk'ushiduka asinziye atari no kuvuga nyine ubona ari umuntu ugifite akuka ari kuri kurwana n'ubuzima nyine umutima wateraga cyane akambiranse yageze byarangiye bamushyira muri ya mashashe baramutwara tujya kuri morgue nyine tujyana nabo dukurikirana so yacitse umutima muhari yego umwuka wa nyuma washizeho turi kumureba amakuru ari kuvuga ko bapfuye umukobwa rero yo ni ukubeshya uwo mukobwa nicyo kibazo umukobwa nawe uhari nonese kuko kabirima kuko uyu nguyu umugisha amakuru twe dufite nuko yari afite sheri we hano mu Rwanda yego awe kuko yari umuntu twaboranaga umunsi ku munsi ibintu byose twaga turi kumwe pe kuva nyine yaza mu Rwanda nta bantu azi mu Rwanda nyine nta yindi famille yari afite nitwe nk'inshuti ze zari zihari nitwa kenshi twaga turi kumwe nawe mwaga muri kumwe nawe yego twari kumwe n'andi bahungu benshi bagera nko muri 4 baba diaspora nabo babashuti be tubana muri ya group bakajya batumira Mugisha kuko bari bamuzi Mugisha hari umuntu nyine ugira amahane twese turamuzi muri groupe pe twajya gusohoka ntabwo baramutekereza nk'umuntu tubana muri groupe ahubwo hari ukuntu twagendaga tugakubitanira yo nawe gutyo ko nawe wenda akunda gusohoka so hanyuma ubwo mugeze kuri polisi babamagayeho ni iyihe twagiye kuya Kicukiro twabanje kujya kuri morgue yego okay ubwo ambulance abavuga ko ambulance yaje ikererewe rero bo byagenze biti ambulance ntabwo yakerewe ahubwo yaje urabizi ambulance akenshi ntabwo itwara umuntu wapfuye yaje ubona nyine asigaranye kuko yahageze nta n'iminota ibiri yamaze ahita apfa ambulance rero yanga kumushyiramo kuko urareba muri la video umuhungu wari kwitambika imbere Alex wiriwe wabona nawe muri Amerika ari gusaba ambulance dufashe mushyiremo umuntu aracyafite amakuka nyine ibintu nk'ibyo ambulance nyine ukabona nyine basa nk'igize undi bameye kumutwara ako bari banze kumudutwara ngo ntabwo bajya batwara imirambo nyine birangira bamushyize muri ari amashashi bashyiramo abantu bapfuye baramutwara bamutwara he ku bitaro bya Kacyiru kuri morgue ku bitaro bya Kacyiru muvuye ku bitaro nibwo mwahise mujya kwa Mugisha cyangwa mwahise mujya kuri polisi tuvuye kwa Mugisha twagiyeyo polisi ntibatimara gutwara umurambo twavuze ati buri ibyo byose ashaka kuba ahungiye iwe tugiye dusanga kumbi iyo nzu ngo nta nubwo ariyo yafashe ayishyura yagiye kwigira nyine kuyibamo nk'iby'icyumweru ntabwo yageze nyine ayishyura igihe runaka
baratubwira ngo ntawageze aha. Bya kuri polisi ya Kicukiro ngo batubwiye ngo icyo kirego tumaze kucyakira umuntu wireze ibiki n'ibiki already bamaze no kumugeza hano. Yego. Ubwo ngubwo ntuzahise agira ubu nta wundi muntu uretse uyu nguyu Mugisha, nta wundi muntu wafunzwe? Oya, ntawe. Adolphe ari he? Adolphe ari kuri polisi, we tumusizeyo. Hariho ujya hinjiramo umwe. Mwebwe nibwo muri kuva kuri polisi? Nitwe turi kwa kabiri miwe mu rugano yaratuye. Yo, polisi nta famille yari afite aho? Afite umuanko we umwe. Ari ku bitaro. Kamusize ku bitaro. Ayaya. Mwihangane polisana. Uwo muanko we ni umwe tuzi uko nawe twahuriye kuri airport tujya kumwakira, ntabwo ashobora kuba afite izindi famille ariko twe ntabwo tuzizi. Yo, mwari muziranye nawe mute? Mwamenyanye muri iyo groupe gusa cyangwa muziranye na mbere yuko ajya muri Amerika? Oya, twari tuziranye mu nkambi kera. Nkambi kera. Mwihangane. So nukuvuga ngo iki kintu cyuko hari bapfuye umukobwa bari bahuriye hariya badetingaga umukobwa umwe ari wo bapfuye ni ikinyoma, ntaho bihuriye? Ni ukubeshya pe, kuko nari mpari. Ni ukubeshya, ahubwo bari bafitanye beef uzakura Mugisha nyine ni umuntu ugira inzika nyine, ntabwo ajya yumvikana pe. Ibaze nawe iyo groupe tubamo ibamo abantu bajya nko muri 30. Hafi ya bose nabo muri Amerika batwara amatraka, bari mu Rwanda turi nka 5 cyangwa 6. Ariko nta muntu washaka guhura nawe ntakubeshya. Nyine twasoga tukana dukubitanye nawe, ntihagire umuntu umwereka ko hari ikibazo akaza akatujoininga akanagenda. Barangira rero ni nkuko byagenze nijoro. Angira kugarura ibintu byabereye muri Amerika ibiki n'ibiki nyine beef zabo ngo uko yamukuye muri groupe ngo ibiki ibintu nk'ibyo nyine. Ya. Mwihangane courage kandi mukomere. Ubu nta bantu bo mu muryango bo muri Amerika bari batangira kubahamagara? Twavuganye bishaka bamaze kwanzura ko ashyingurwa mu Rwanda. Bamaze kwanzura ko ashyingurwa mu Rwanda? Gusa ntabwo barashyiraho igihe runaka cyo gushyingura. Ariko nyine muri famille yamaze kwanzura ko ashyingurwa mu Rwanda? Yego. Okay. Tony, urakoze cyane. Yego, murakoze. Ngayo nguko. So rero ahangaha ngira ngo murabyumvishe Tony. Undi muntu, hari umuntu ufite ikibazo cyangwa hari umuntu mbere yuko ndekura Tony na bagenzi be bari kumwe n'aba basore, hari umuntu ufite icyo ndashaka kubabaza? Ewe baba we, hano ndabona harimo abantu 2200 bari kuri live. Ndabaza, hari ikintu mushaka kubaza aba bana mbere yuko mbarekura ngo bagiye kuva nabo batorohewe? Ndabona abantu bazamutse ari benshi, mfite abantu 120 bifuza kuzamuka. Fly high, go ahead. Mbese umuhungu ubona ko anywa inzoga, umuhungu wamugonze? Good question nanjye nashaka kubaza, nibyo nashaka kubaza. Okay, good. Tony, nani Mugisha yari yasinze? Yego, bose yabanyweye ariko nyine nuko wari we nyine wakaza atwara imodoka. Bose yabanyweye. Bose bari banyoye? Yego. Uvuga ngo yari yasinze cyane bibagonze? Ntabwo byari birenze, ntabwo byari too much. Byari biraho nyine ko kundi banywa inzoga ariko nawe wari wasinze cyane nyine n'umujinya wiwe ubusanzwe nyine umujinya we ni watumye biba. So ntabwo ari inzoga no umujinya? Ni umujinya, niko ameze no mu buzima busanzwe, niko yimereye. Ntabwo ari umujinya nyine, ntabwo ari kuvuga ngo ni inzoga zabimuteye nyine, nazo zaye zirimo, ariko no mu buzima busanzwe agira umujinya cyane. Hari undi ufite ikindi kibazo ashaka kubaza? Kuko kuri TikTok muri benshi pe, kuri TikTok muri benshi. Sha rero ndumva nta kintu narenzaho, ngiye sifite ikintu cyo kubasaba cyo kubabwira kindi pe. Biratangaje, yabibaho, it's life. Yabawe ngayo nguko. Fry hari ikindi ufite cyo kubabaza? Nta
nta kintu wabaza abantu kuri case nk'iyo batanze full bavuze gutanga the full information. Ariko noneho ikintu gitangaje, hari ibi bitindi gasa n'iby'ibigarasha, hari urunguru rwahunze ejo bundi bita Bosco. Ukiri aha ngaha Tony, urebye hano undebere ariko izi nteramwe abantu bazazigira bati, hano hari ikigoryi kiragiye gifata ikiganiro mwa bantu mwe, ahita kuri ikiganiro ashyiraho title. Ivuga gute? Reka nyibasomere mwumve. Mubabarire mu nyumvire. Aha ngaha abantu barahantekereza ko abantu n'izi ntaramwe zo zishaka kugira ngo zishengure imitima y'abantu, abantu bagomba kubyamagana. Ibintu tukabyamagana kandi ntabwo dutekereza ko ari ukwicara, ibintu no kubyamagana abantu nk'aba ngaba. Ariko se nk'uyu nguyu yaba mu gihugu ati, ariko ibi bintu no kubyamagana. Hari urunguru rwahunze igihugu ejo bundi bita ntuza barwita Bosco Empire. Bosco Empire. Yego. Ndashaka mwumve mw'abantu mwe, iki gorgi kigiye gikora title kiravuga ngo umusore yishe undi bapfuye Miss Muyango. Mama wa Muyango twaraganiriye afite agahinda kenshi. But izi ntera hamwe, uyu nguyu this motherfucker uri ntera hamwe, ibyo bakuvuzeho ni ukuri. Urimo kunyumva? So mubabarire mu nyumvire. Okay, mwe mwabana mwe ko mwari muhari. Mwigeze mubona Muyango hari ahantu cyangwa yari kumwe namwe? Ujya ntabwo twa turi kumwe, reka. Muramuzi, mwigeze mumubona? Twamubona. Ndavuga nk'umuntu uhostinga hariya, yigeze nibigera ahantu mwari muri yahanyuze? Ujya rwose. Hari ubwo abazi ariko mumuzi? Usibye uyu wozeranye na Nanuze na Brian, kandi nabwo banze yamusuzaga kuko icyo gihe ngo twatwagaho kuko ntabwo twahuye cyane. Ntabwo mubazi na Muyango, ntabwo abazi, ntigeze nabamenya. Nawe basure ntabazi. Ndavuga hari ubwo abasore, hari numwe azi muri bo, hari abantu arabazi. So urumva rero abantu mwe, network ziri gucika. Ndi kuvuga yego, nta nubwo Muyango yageze agera kuri table yacu. Yari mu kazi bisanzwe, ndatekereza yanata amakuru mfite, yanatashye kare ko yari afite trip yo kujya muri ntuza muri mu kazi. Yari mu kazi kiwe, naho twaye turi ntabwo yigeze nahaca. So ibintu biratangaje, ariko ntekereza ko ibintu no kubyamagana. Ibi bintu biragenda bigasenya abantu, ariko baba bafite objectif na purpose izindi zabo tutazi. Ntekereza ko Bosco hari ikintu kizima yavuga. Icyo kintu no kucyamagana urakicwa n'iminsi gusa. So ngayo nguko kuri Twitter reka bacitse, ngira ngo mwumvishe update yuko bimeze. Video ndazifite, hari izina na postinze kare, hari amajwi nakoresheje bikimara kuba, bari bampaye abantu bari hari direct, abana bakorera hari iruhande, bahise bamamagara bampereza inkuru yihuse. Ariko byari bikwiye ko aba batoni, abana bari kumwe n'abari abatipe, bagomba kugira icyo bavuga. Toni, ndabashimiye, mwakoze cyane, mukomeze mwihangane. Sawa, mwakoze. Kuri Twitter nange munyemerere mbemba retse space irahagije, reka nkomereze kuri TikTok. Ariko abakobwa nabo bagomba kujya baza bakavuga mu munota makeya.